hanze wenda gushaka. Kibe. What? No, come on baby, what? Ase ubwo ufite icyo kibazo ko cyo nguhamagara inshuro nyinshi kanga kunyita ufite icyo kibazo. No, baby urabizi, sibyo? Maze iminsi ndi mu masomo, ndi kwigira online urabizi, sibyo? Tumaze igihe kinini turi kwiga. Okay, nta kibazo hitamo amasomo ayo maze ndimana. No, sheri umva nkubwire, sibyo? Ntago nakurura umwanya urabizi ko nuko. Okay, no tuvuge ko utakinkunda. Oh yeah, I love you. I love you so much. Birenze no kubitekereza. Uri kumbesha nago. No. None se gutuma ari gihe kingana gutyo nyine utari kumvugisha. But ubu mfite time. Igihe cyose mfite no gukura mwesheke. Igihe cyose mfite ndikikoresha. Okay, thank you. Uraje urankubana numva umutima urandi. Sibi basi nta nubwo warumumbuye. Oya byari byarambabaje. Ukava muri akari. Ese ntabwo uri kubona ko nkumbuye. Kasewa. Mishinyo ufite uziko warunyishe. Meze neza. Rambe nizere kutatomboye. Ni iby'abakundana bashwana bakongera bakiyunga nta birenze. I know you. Iriwe neza Musoni. Iriwe neza Patrick. Meze ute se? Meze neza. Ahubwo se ushaka cya kigoye no kizambandira ibisiga. Sirakigura mugura ari ikibazo kiyo koko. Ikibazo. Abajyanga zandoga. Oya Naya kundogesha none. Ntabwo yakorwa ntabwo yabikora ahubwo maze iminsi mbona bajya mufite ibintu by'utubazo ntakabafashije. Cye ntabafashe kuri pe kuko we n'umwana ndabako. Cyatona bafashe. Chris we. Cya kigore kazanyinegera mbana. Nkamugore nari biki? Oya murakoze. Umugore wawe twamukira. Ariko nta kibazo kirimo. Kuna bareba nta kibazo kirimo. Oya. Nta mwana uratuje. Ikibazo niba rero yawe yavutse ameze. Nyine mbona mufite utuntu tw'utubazo hagati ngo yenda nk'abaturanyi beza umuntu akareba ibujyaza kujya gukemura ubushobozi buke afite. Ntabugoye rwose. Wowe washaka gukora iki hangaha? Washaka gukora iki hangaha? Ngo uburyo ubuje ubundi buje gute? Nese nk'umwe wavuye iwawe ukaza mu baturanyi gukora iki? Ariko se ndi uvuga gutyo ubundi ntabwo ngende mu gipangu cyacu. Mu gipangu se uvuga kuza kwicara ku nzugi z'abandi? Kwicara ubu ngende ureba mu masafuriya abantu ibyo batetse. Washinzwe gukontora ibyo abantu batetse? Cishwa nga tugenda. Cishwa nga tugenda. Azinesha nje. Umva jena na cishwa hanga gira kwa umva nje kandi mata nje nawe kumbita nagu Famu ngo sabandi famu ngo sabandi umva jenda mwereka Hello Meze neza nta kibazo. Ko narinje kukureba suri mu rugo. Uje kundeba? Yego. Ndi hano hafi iwanyu. Yara kubo bitakunda. Umva. Meri nyina ari mu rugo, dufite n'abashyitsi mu rugo. Urumva nta kavuyo pe nta kavuyo byataye. Nshuti nyuma wawe. Oya. Naga ari uguvuga ngo ni Nyameri wanjye ho urabizi nyine yuje kuba ari ukwisanzura ibintu byose bibari neza ariko semera hari nawe urabyumva n'abashyitsi kandi nanjye n'abashyitsi bo muri famille turi kuganira urumva nyine bahita babibona ukundi waretse zo kazaza ubutaha Shana mbaga mushaka nyine ko tuvugana nta kundi bwo umpatiye nyine ndabyumva wumva gunshaka kandi nanjye numvaga ngushaka ariko ihangane tubikora ubutaha sibyo sana ibiburiye nyine nuko Imana ibishatse bye love you
ubuzima mbayemo mana yanjye nzigendereza bigenze gute abana banjye nicyo kibazo so wazabajyana ngeze ku rwego umugabo n'umutwe koko Sutera? Mva gikomeje kurakara. Ngiye mu kazi nyine. Ako kantu wishyizemo ntabwo aba ari sawa. Ntabwo ngiye gukubita ngiye ku kazi. Ari amasize amafaranga ku meza. Ubwo wawe nyine muri aho ifasha. nanga wasanga ari bya bihumbi 2 byawe. Utavamo n'ikiro cy'inyama. Ntabwo ari bibiri. Ariko ubwo umuntu w'umugabo arifata agasiga ibihumbi 2. Urumva ubwo nta kibazo ufite? Ibihumbi ntabwo ari finance abisiga. Ibihumbi 2 se bigura iki? Hari n'ikiro cy'inyama kirimo. None se harabasi. Genda bazibire. Cyangwa ujya wibagirwa ko ufite abahungu. Bose twumva wese. Je ndi kwibaza ni. Ese iyo usize 2 uraguramo ifu y'igikoma, isukari, iki ngo. None je ndi kwibaza ni ibifu byacu byari kubye kabiri ku buryo bibiri bitakiduhaza. Ibintu byarahenze. So umuntu azajya ahorera ibirayi n'ibitoki da. Umuntu azajya ahorera ibirayi n'ibitoki. Ndumva wararubere kandi nsigaye kinagendera nsiganye. Igihumbi. Ugenda upfunyura ubwo ufite ahandi yajyanye. Ubwo je ndi kwibaza ni ubundi amafaranga yongeye muri kino gitondo. Ngendera. Sanyina musigara amahoro. Umuntu w'umugabo arifata agasiga ibihumbi 2 yarayamundaguye iki ngo bamutekere gashaka ni ibitoki n'ubunyonga wo bitanze nk'ibindi kandi urafite ahandi yajyanye. Papa. Ntago arufite kubyutse. Nakangutse mbona nyine nacyasinziriye. Mba nkuretse ndaza mba nicaye hano. Hari ikintu nibagiye kubaza. Iki mama yahamagaye gufata telefone y'akana. Ako watinze kukimaza. Mama wanjye ubusanzwe iyo agiye ari bumamagare araneguza arabanza akambwira mbere ukamamagara. Ariko buriya byari bitunguranye atambwiye yaketse ko ari nk'ikibazo agize cyangwa hari ikindi kintu runaka. So urareba ko wari uri muri salo narambuye
niko nahise nshora rero ndavuga ati reka nabarira igihe none waramunsigiye oya ntabwo ko nkimusige sawa niko nahise mbanguka se usigaye wagira burage shawe dukobwa suzi ko ari wowe wenyine nkunda ufite benshi no muri benshi batuye isi nyine ni wowe wanjye si kuko urankunda I love you ni byiza none yego by the way nibagiwe genda muri saha y'amanje hari akantu kabona musigiye sawa yego nise waje tukajya gusangira aya ubwo n'iki se kari ibyo ntabwo ari byo wegerayo ureba uraza urambwira karibu chef uriwe neza ire neza iyi migati ni gute imigati ni igihumbi irimo nyabisindu nyabisindu nayo irimo okay nikira umugati ka nyabisindu okay mana ka energy rajyana kamwe ka energy kamwe utubondo tw'abana twiza ugurisha gute tungahe mo tubiri okay angahe bwo ufite se ku ruhande yanguma ngaho ubwo ubwo ngo najya nyine metero nka bitatu nta kibazo urakoze nawe urakoze uzagaruke saba nta kibazo hano mu kirano urakoze cyane mwiriwe mwiriwe ko mutavuga mwiriwe ufite yahurute ufite yahurute yahurute zirahari yahurute z'abana zirahari ndashaka yahurute umpaye yahurute ushaka n'aka gato oya iyo ni buriba ndashaka yahurute z'abana ntabwo uzizi yahurute se wagira ngo ntazo ufite reka nigendere ndabona ntazi ikibazo wagize ntabwo usanzwe ucuruza ariko ndabona harimo ikibazo reka nigendere yahurute singizi koko singibi uwa mbere rero nabona umugore amafaranga menshi ra nawe nazo by'urugo ko numva ari hatari ase gutanga mayoneze no kuri na deriva nifashe banamugaruye menshi urabona singizi basa n'uri hafi ra kiriya garuka dore ngizi hano gahari yakarenze aya ngayo nancitse sinabura kuki umugore abyutse ameze kuriya se bari kwarushye namukubise se undi hari bana bakabikozera cyangwa n'igitekerezo cy'ubwo anagize yarazanye ibintu byo gusagarira umuntu none se nimba nandi kuvuga no n'undi mugore muri mu gipangu hari ikosa ryari ririmo ko buryo aza ambwira kuriya kandi ngo nincishwa umuntu w'umugabo ngo ucishwa
gusa nkaba yaragiye kundega cyangwa akanataha apo ariya n'umunyacyaro ntabwo yajyaho ntabwo yajya gusa yamenya ajyahe yaba azi kuba aratamufunga kuba urashobora guhura n'abagore bazi ubwenge akamwigisha ko njye n'ipfuka mbere y'umugore amusaba imbabazi n'abaturanyi atazatwokama ko ndabona uriya mugore rimwe yazananyicira